mudahwema kubana natwe, mumeze mute? Imana ikomeze kubaha umugisha kandi ikomeze ibashyigikire. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ikiganiro kivuga ku ngaruka zo kudakora imibonano mpuzabitsina. Gusa uraza kumva harimo ibinyoma abantu benshi bakunda kukubeshya, bavuga yuko kudakora imibonano mpuzabitsina hari indwara bishobora gutera. Uraza gusobanukirwa neza ko hariho ikinyoma. Kenshi na kenshi nk'abagore badafite abagabo, yewe n'abagabo badafite abagore, ariko cyane cyane ku bagore badafite abagabo ndetse n'abakobwa bakuze, urugero nk'abasingo mamu cyangwa se n'abakobwa bamwe bakuze, hari igihe babwirwa yuko nibadakora imibonano mpuzabitsina hari uburwayi bazarwara. Ngwino tubane urusheho kumva ibyo binyoma, gusa uraza kumva n'ukuri kurimo maze urusheho gusobanukirwa, kugira ngo utazajya ugendera ku bihuha wenda abantu bakubwira, ahubwo uzajya ugendera ku kuri kwa nyako. Reka tugirane ibihe byiza rero. Ni Justin Niyonsaba kuri mikoro, cano ni amahumbezi nk'ibisanzwe. Dushimira mwebwe mudahwema gukora subscribe igihe uri mushya kuri iyi cano, ukumva ibiganiro byayo bikunyura cyangwa se bigushimisha. Gukora subscribe ni ingenzi, ugafungura n'inzogera kugira ngo ibiganiro byacu by'ubutaha cyangwa se uko dushyizeho video bikugereho mu ba mbere. Ikindi kandi turashimira abakora like, bigaragara rwose ko ibiganiro muba mwabyishimiye, abakora share ndetse n'abatwoherereza ibitekerezo, muri abantu b'ingenzi cyane. Rero reka turebere hamwe ibintu cyangwa se ingaruka zishobora kugera ku muntu udakora imibonano mpuzabitsina, yaba ari umugabo cyangwa se ari umugore. Turagenda tureba ingaruka ku mpande zombi, bityo urusheho kumenya neza ngo bigenda bite. Rero ukuri kw'ibanze ugomba kumenya ni ukuvuga ngo kudakora imibonano mpuzabitsina ntago ari indwara, kandi ntibitera n'indwara mu buryo butaziguye. Ni ukuvuga ngo kuba wakwifata ntukore imibonano mpuzabitsina ntago ari ikibazo, kandi nta nubwo bishobora gutera ikindi kibazo cy'uburwayi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ahubwo uraza kumva ingaruka wenda zishobora kugera ku muntu. Ariko nanone rero kudakora imibonano mpuzabitsina bishobora kugira ingaruka ku buzima bwo mu mutwe ndetse no ku mubiri. Hari n'igihe bigenda bigafata no ku myitwarire, cyane cyane iyo biterwa n'ihungabana, guhangayika cyangwa se ikibazo cy'ubuzima. Aha ngaha turaza kureba ku ruhande, reka tuhere ku ruhande rw'umugabo uko bimugendekera. Ni ukuvuga ngo umugabo udakora imibonano mpuzabitsina hari igihe hashobora kuzamo ikintu cyitwa guhangayika ndetse no kwiheba. Ni ukuvuga ngo ni stress and depression. Aha ngaha ubushakashatsi bugaragaza ko abagabo bakora imibonano mpuzabitsina inshuro imwe kugeza kuri ebyiri mu cyumweru bagira ibyishimo byinshi kurusha abagabo batayikora. Aha ngaha rero bigaragaza neza yuko kudakora imibonano mpuzabitsina bishobora gutuma uba wumva umeze nk'aho uri wenyine kandi ukagira stress nyinshi. Ni ukuvuga ngo ukumva umeze nk'aho unaniwe ku kigero cyo hejuru. Dufashe urugero, umugabo iyo amaze amezi hagati y'atandatu na 12 adakora imibonano mpuzabitsina, ashobora gutangira kugaragaza ibimenyetso byo kwiheba cyangwa se ikimenyetso cya depression ku kigero cya 20 kugeza kuri 30% kurusha abandi. Noneho indi ngaruka imugeraho ni ukugabanuka k'umusemburo wa testosterone. Imisemburo ifasha kuzamura testosterone aha ngaha irahungabana cyangwa se igira ikibazo. Iyo rero umuntu ayibuze igihe kirekire, imbaraga ziragabanuka ndetse n'icyifuzo cy'imibonano nacyo kiragabanuka, kugeza ubwo rwose yumva n'imibonano atakiyishaka, kuko testosterone niyo izamura ibyishimo byo gushaka gukora imibonano mpuzabitsina. Murumva ko haba habayemo akantu kameze nk'ihungabana, igasa nk'aho igabanuka rwose ku buryo umuntu yiberaho akumva nta n'icyo bimubwiye. Ubwo byumvikane neza yuko ku mugabo umaze amezi hagati y'atandatu na 12 hari igihe no kumva akeneye umugore yumva bitabikeneye. Hari igihe yumva atabikeneye rwose, akumva yakwiberaho wenyine ubundi bikarangira. Ubwo rero murumva wenda ko izo ngizo ni ingaruka zishobora kuba zagera ku buzima bw'umuntu. Rero testosterone ishobora kugabanukaho hagati y'10 na 15% ku bantu badafite ubuzima bw'imibonano mu gihe kirekire. Urumva ko gukora imibonano mpuzabitsina bishobora gutuma umugabo testosterone yiyongera, ariko iyo atayikora iragabanuka kandi umuntu akumva
asa nk'aho acitse intege zo kuzakora imibonano mpuzabitsina ikindi gihe. Ikibazo cya gatatu kigera ku mugabo ni ibibazo byo kudahagarara neza cyangwa se erectile dysfunction. Aha ngaha iyi erectile dysfunction ni ukuvuga ngo ni ugukoresha igitsina kenshi. Kudakoresha igitsina kenshi bishobora gutuma amaraso atembera nabi mu gitsina, imitsi igatakaza imbaraga. Murumva neza yuko nabyo bishobora kuba ari ingaruka zishobora guturuka ku kudakora imibonano mpuzabitsina. Ubushakashatsi bwerekana ko abagabo badakora imibonano mpuzabitsina bafite ibyago byo kurwara ubu burwayi bwa erectile dysfunction ku kigero cya 30 hejuru y'abayikora kenshi. Noneho icya kane, ingaruka ya kane igera ku mugabo ni ukugabanuka k'ubudahangarwa bw'umubiri cyangwa se immunity. Iyi immunity y'umubiri cyangwa se ubudahangarwa bw'umubiri buragabanuka cyane kuko imibonano mpuzabitsina ifasha kongera ibyo bita antibody. Urugero, abakora imibonano inshuro imwe kugeza kuri 2 mu cyumweru bagira ubudahangarwa buri hejuru ho ya 30% kurusha abatayikora. Noneho ku ruhande rw'abagore ni ukuvuga ngo icya mbere habaho stress no kutishima. Ni ukuvuga ngo imibonano mpuzabitsina ituma hasohoka umusemburo wa oxytocin, ni ukuvuga ngo umusemburo utera ibyishimo. Iyo rero idahari, umugore ashobora kumva afite irungu, akagira umunaniro wo mu mutwe. Dufashe urugero, abagore badakora imibonano mpuzabitsina igihe kirekire bashobora kugira stress ku kigero cya 25 kugera kuri 35% kurusha abandi. Ikintu cya kabiri nanone kiba ku bagore ni ukugabanuka k'ubushake cyangwa se mu buryo bwitwa libido. Ni ukuvuga ngo iyi libido iragabanuka, umuntu akabura ubushake, noneho ugasanga rwose ikibazo cyavutse. Iyo rero amaze igihe kirekire adakora imibonano mpuzabitsina, ubushake bwe bugenda bugabanuka buhoro buhoro kugeza ubwo yumva n'abatabishaka rwose akiberaho. Aka kantu kitwa libido ni ukuvuga ngo ni uburyo bwo kubura ubushake ndetse bikazagera ukabubura burundu. Urugero, nk'iyo amaze amezi 6 kugeza kuri 12, libido ye cyangwa se bwa buryo bwo kudashaka gukora imibonano mpuzabitsina buragabanuka neza. Ni ukuvuga ngo buragabanuka kugeza kuri 20, kuva kuri 20 kugera kuri 40%. Murumva ko aba yabaye nk'ikinya rwose, aba yabaye nk'umuntu waho ngaho, mbega aba yahindutse nk'umukobwa. Biba bimeze gutyo, niko umuntu yabyita. Icya gatatu ni ubusanzwe bw'igitsina cyangwa se vaginal health. Ni ukuvuga ngo ni ubuzima bw'igitsina uko biba bimeze. Imibonano rero ifasha amaraso mu gutembera neza mu gitsina kandi ifasha ubworoherane, icyo bita lubrication. Iyi lubrication ni ukuvuga ngo nayo iza mu buryo bwo kuba umuntu akora imibonano mpuzabitsina. Iyo idahari rero hashobora kubaho kuma mu gitsina ndetse no kubabara igihe azongera kuyikora. Ni ukuvuga ngo ameze nk'aho atangiye bundi bushya. Ikintu cya kane nanone kiba ku bagore ni ibibazo by'igihe cy'imihango. Ni ukuvuga ngo stress ishobora guterwa no kudakora imibonano. Ni ukuvuga ngo hariho stress ishobora guterwa no kudakora imibonano, maze bigatuma habaho no guhindagurika kw'imihango. Dufashe urugero, stress ishobora gutuma imihango ihinduka ku kigero cya 15 kugera kuri 25% ku bagore bamwe na bamwe. Noneho rero hari icyo abantu benshi bakunze kwita indwara. Iki ni cyo kinyoma tugiye kugeraho, aho abantu benshi bavuga ngo nudakora imibonano mpuzabitsina bizagutera uburwayi. Aha ngaha icyo bise indwara kenshi ushobora kwibaza uti ni icyaha. Abantu benshi rero bibeshya ko kudakora imibonano mpuzabitsina bitera kanseri. Ibi ni ukubeshya. Ntabwo kudakora imibonano mpuzabitsina bitera kanseri rwose, iki ni ikinyoma. Hari igihe uzasanga bakubwira ngo kudakora imibonano mpuzabitsina ngo bitera ibibyimba byo mu nda, ngo bitera kanseri y'inkondo y'umura, ngo bitera izindi kanseri. Oya, iki ni ikinyoma rwose, ntaho bihuriye. Ikindi kandi hari abavuga ngo kudakora imibonano mpuzabitsina ngo bitera indwara z'umutima. Ntaho bihuriye. Gusa icyo twabonye ni uko wenda bishobora kugutera guhangayika, ariko ntaho bihuriye nuko byagutera indwara y'umutima. Noneho hari n'abandi bavuga ngo kudakora imibonano mpuzabitsina bishobora kugutera ubugumba. Oya, ibi ngibi ntabwo ari byo, ahubwo
twabonye neza wenda ko bishobora kugabanya ubushake mu mubiri ariko ntabwo bishobora kugutera ubugumba. Rero ibi ni ibinyoma abantu benshi bakunda kubeshywa ndetse ugasanga hariho n'abagore benshi ndetse n'abagabo bagiye kuyikora batanabishaka ngo kugira ngo birinde izi kanseri, indwara z'umutima ndetse n'ubugumba, ariko nyine umenye neza yuko ibi ngibi atari byo. Ariko rero imibonano mpuzabitsina yo ishobora kugabanya nanone ibyago by'izi ndwara kubera ko iyo uyikora hari icyo byakunganira ariko ntago kutayikora byatera ubu burwayi. Si ukuvuga rero ko kuyibura bihita bitera izi ndwara, ntago ari byo. Inama nziza rero ku mugabo cyangwa se ku bagabo n'abagore ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ntukabifate mu buryo bw'igitutu. Kudakora imibonano mpuzabitsina ntabwo ari ikibazo, ntukabikore rero mu buryo bw'igitutu cy'abandi wenda n'ibikangisho baba bagushyizeho, ntukabikore mu buryo bw'igitutu. Kudakora imibonano mpuzabitsina si ikibazo niba wishimye kandi utabangamiwe mu buzima bwo mu mutwe, rwose kuba utayikora ukiha igihe cyo kutayikora nta kibazo kirimo. Icya kabiri kandi ni ukuvuga ngo ahangaha birasaba kugira ngo wite ku buzima bwawe bwo mu mutwe, ujye gukora siporo, uganire n'abantu kandi wirinde no kugira irungu. Icya gatatu, itoze ubuzima bwiza, ukwiye kurya indyo yuzuye, ugasinzira amasaha hagati y'arindwi n'umunani, ikindi kandi ukagabanya stress. Icya kane, niba ufite ibibazo by'imibonano mpuzabitsina bimara igihe kirenze amezi 6, jya kwa muganga cyangwa se ku muganga w'indwara zo mu mutwe abo bita aba psychologist. Icya gatanu, nko ku bashakanye mujye muganira ku byifuzo byanyu kandi mushake uburyo bwo kubaka urukundo ndetse n'ubusabane hagati yanyu. Rero kudakora imibonano mpuzabitsina si indwara kandi ntibitera indwara mu buryo butaziguye, ariko nanone bishobora gutera stress no kugabanuka kw'imisemburo no kugabanuka k'ubushake n'ibibazo by'imitekerereze. Ikintu cy'ingenzi rero umuntu yamenya ni uko ubuzima bwiza ntabwo ari imibonano mpuzabitsina gusa, ahubwo ni uburinganire bw'umubiri ndetse n'imitekerereze n'imibanire. Reka tubashimire rero nshuti mudahwema kubana natwe. Niba wishimiye kino kiganiro ushobora gukanda like, kandi nanone ushobora kutwandikira mu gitekerezo hari icyo ushaka kudusobanuza cyangwa se hari n'inama ushaka kutugira, rwose muri comment ushobora kwandikamo icyifuzo cyawe, kandi ushobora gukora subscribe ugafungura n'inzogera wishimiye bino biganiro kandi ukifuza ko ibiganiro by'ubutaha nabyo bizakugeraho mu ba mbere, wabigenza gutyo. Ikindi kandi ushobora gusharinga kino kiganiro ku nshuti n'abavandimwe kugira ngo turusheho gusangira amakuru. Mukomeze mugire ibihe byiza. Yari Justin Niyonsaba, naho ubutaha.